So when Gogo's manager told me there is no money, he don't judge it because I know. And I've been there. I know friends who manage musicians. They even run broke managing musicians. Ubwo aba manager ba Gogo bamubwiye ko nta mafaranga bafite, yahise abimenya kubera ko azi ububabare bw'abahanzi kandi nawe ari umuhanzi azi ibyo abahanzi banyuramo. So all of you who are there trying to judge this man. This man here is going through a lot. Umugabo reba hano amasaha tubigiramo abanyura muri byinshi byo mutazi. Let me tell you something that he did not tell you. There is a young lady that moves in Gogo. Reka babwire ikintu mutari muzi. Hari umukobwa wajya kugendera na Gogo aho ajya hose. If you've been seeing Gogo, there is a young lady that moves in Gogo. Niba mwarebaga Gogo aho yajyaga hose hari umukobwa bagendanaga wamurebereraga. That girl has not eaten food for 3 days. Umukobwa amaze iminsi 3 atarya. Ever since Gogo passed on. Aho kuva Gogo yitabye Imana umukobwa yananiwe kurya. The words you say to people on social media, you don't know how much you hurt people. Amagambo muvuga ko nkora ku mbuga nkoranyambaga ntabwo muzi baba barashyira ku mutima w'abantu. You people all know because of this man's effort. Mwese abantu bazi Gogo mumuzi kubera ko bano bantu aribo bamuzanye bakamubereka. That's the kind of judgment you passed on this man. Ariko muramucira imanza zo mudakwiye kuba mwamucira. It's just too much. Ni byinshi cyane. This man broke down sometime when he was not in camera. Me, I've been there, I've seen him. Uyu mugabo yigeze no kugwaho hasi bitari muri kamera. So I wanted to say this before Gogo leaves, because Gogo is going to leave Kampala, I think in the next 1 hour. Ashaka kuvuga iki ngiki mbere yuko Gogo ava muri Kampala kuko mu isaha nk'imwe umubiri wa Gogo urabuvuye Kampala. The people in Rwanda, please be polite with this man, because if you're not polite with him, he's going to end up doing something. Because it's very hard. Abantu muri Rwanda cyangwa n'abandi wenda hirya y'u Rwanda turabasaba ko bano bantu bihanganira ibyo bacamo ni byinshi byo mutazi. All of you must know that are here watching this live. You have sick people in your families. You can be. One time I was treating, my mother is suffered a stroke, but we were treating diabetes until the stroke hit my mother. Igihe kimwe bari bavuza umukecuru we hari igihe bavuzaga mama we bavuza indwara ya stroke ariko kandi sometimes you can be treating a disease of your person, because like manager told you were managing, not knowing that I was developing a land, he did not know. Bati ushaka kuvuza umuntu uzi ngo icyo uvuza niyo ndwara ariko hari iyindi ndwara y'itazi. The same way most of you find out when your parents have stage 4 cancer and you're like asking yourself, how did my father reach this level? Kimwe nuko bamwe mufite abantu b'abanyamuryango banyu barwaye kansa ukibaza iyi kansa yayiguye. So why are you guys being so judgmental? Kuki mwa bantu mwe muca imanza? It really hurt me that there is even a guy who said Gogo is not dead. Hari umuntu wavuze ngo Gogo ntabwo yapfuye. He went on TikTok, he has followers. He said he wants to collect money. Hari n'umuntu ufite n'abafollowers benshi ajya kuri TikTok aravuga ngo Gogo ntabwo yapfuye, tube turarunanya amafaranga kugira ngo mu nyungu zayo. I swear to God, every money you've contributed has gone towards you. Ararahira n'Imana mu izina ry'Imana ko amafaranga mwatanze yose akoreshejwe ibintu byawe. So
some of you just want, I understand, you just want to break and like us, but do not build an agenda of making us bad people, like we did something. Genuinely, I just love Gogo. That's why I was always supporting that. we yakundaga Gogo nk'umuntu usanzwe, yamwifundiraga, yaramufana we, bitandukanye n'ibyo bamwe muri mwebwe mu I've not cried, but I did want to see Gogo's body. mu minsi ibiri ishize yarakomeye kuko yari atarareba umubiri wa Gogo. Because this is not the Gogo I want to see. I wanted to see the Gogo who is. Isi we Gogo yashaka kureba, yahoraga ashaka kureba. The Gogo who is told me goodbye. Gogo wahoraga amubwira ati goodbye, niwe Gogo yashaka kubona areba. The Gogo who sang for me blood. Gogo wamuririmbye blood of Jesus. As you all are asking questions, I want you to know that if we could do anything, or maybe if we can communicate with God, which we can't, I would ask him to bring Gogo back, because we all love him. Ati icyifuzo nuko bidashoboka, ati biba byashobokaga umuntu avugana n'Imana akayisaba icyo ashaka ikagikora, ati twasaba Imana kugira ngo dusubize Gogo ari muzima. The only reason why we came to you and asked for help is because Gogo told me, I asked Gogo, what can I do for you? She told me, Bruno, never give up on me. Impamvu yaje abasaba inkunga cyangwa tubasaba inkunga nuko bimwe ku byifuzo bimwe ku bintu Gogo yamusabye biravuga ati ntuzamureho ukuboko. So I'm so proud that even in hard days I have not given up. Ndumva nubwo ababaye ariko yishimye ko nibura atigeze amuva iruhande. Gogo has no mom. Gogo nta nyina afite, Gogo has no dad. Gogo nta se afite, Gogo has no sisters. Gogo nta barumuna be cyangwa bakuru afite, No brothers. She told me that she lost all her relatives. nta basaza be afite. Yatubwiye ko ababyeyi be bamwe baguye muri jenoside. So the friends Gogo made in life, me, manager, and other people are her family. Abantu Gogo yahuye mu buzima bwe akora nk'uko yavugaga ivugabutumwa, nibo bantu babaye umuryango we batwebwe n'abandi. Somebody say, why did you love Gogo so much? Because you've not met Gogo. Umwe yaravuze ati kuki ukunda Gogo cyane? Ask people like the Vixen. Ariko ati wowe nimba mwebwe bayivuga ntabwo murahura na Gogo ngo mwicarane muganire mubaze umuhanzi witwa Vixen. The Vixen met Gogo once. The Vixen yahuye na Gogo They actually talked on the phone, she prayed for him. bavuganye kuri telefone, But he was on video. bavuganye kuri telefone aramusengera. Gogo asengera The Vixen. He yesterday when he called me, he was so broken and he told me, you know what, Bruno, I've been saying 1 million shillings because I feel so touched. I've been praying. Ejo Vixen yaraduhamagaye aramubwira ati abwira yumva Vixen yacitse intege kubera urupfu rwa Gogo, ariko anaduhereza inkunga ya miliyoni agatwihanganisha, ndetse ndibuka ko yanatubwiye ko azajya kumushyira. I did not help Gogo for likes because it's not my first time. You people know I've had likes, I've had comments. If I want to do something viral, I can do it. So I did not help Gogo for clout because I love Gogo genuinely. Ntabwo yafashije Gogo kugira ngo amuboneho amakomensi cyangwa amuboneho amarayike menshi, kuko murabizi yuko asanzwe yabona n'urupfu rwa Gogo ruzaramba. There is nothing I needed from Gogo. Nta kintu yashakaga kuri Gogo afatanye n'inyungu, yaramwikundiraga. Gogo was Gogo yamuriraga nk'umumarayika. because most times when she prayed, things usually used to happen. Gogo ni umuntu wasengaga akagusengera ibintu ukabona bibaho. One time when I was alive, Gogo prayed for me for her wife. So
rimwe Gogo yaramusengeye amusengera kugira ngo abone umugore. I knew that will happen because Gogo's prayers never stop. Arabizi ngo iryo sengesho Gogo yamusengeye rizasohoka. Most of you were looking at Gogo as a comedian, but Gogo was an angel. Abenshi muri mwebwe mwaraga Gogo nk'umukomediyani ariko yari marayika. So I know even after this life people are going to comment, why did this guy cry? I came here strong. Arabizi ngo no muri iyi live dukora hari abantu bari buvuga andi magambo. I'm even one who was asking this gentleman, set up here, you know, we need to give Gogo the last life because she loved this woman, that she accepted to be on my life. Ati ndetse niwe watubwiraga ati mureke tugire akantu dukora hano live kugira ngo tumusezere neza muri Uganda. When I stood behind here, that's when I discovered that it is now real Gogo is dead. Arebye isanduku yari atarayireba. Ayirebye ageze hano kuko twatanye atarayireba. Ariko ayirebye yumva umutima urahindutse. Areba kuko ibyo yakira. I want to thank each and every Ugandan ndashimira umuntu wese wagize icyo akora. Abantu ba Uganda mwese ndabashimira buri wagize icyo afasha muri ibi byago twagize ibyago. Turashimira ambasade y'u Rwanda. Plus everyone who has been praying for us because we needed strength to do this. N'abadusengeraga mwese n'abatarashoboye kuba babona amafaranga ariko mukadusengera kuko nabyo twari dukeneye imbaraga zayo. Sometimes when you see these short videos we share, it's because we want to keep you updated. Iyo mureba dusharinga dupostinga zino video ni ukugira ngo tubamenyeshe ibintu bimeze bite. Today we woke up at 6, that's when they went to go to 6 a.m. Umunsi twabyutse na saa 12 nayo masaha bamuzaniye hano Murago ava hariya aho yaguye Cyengera. So you know that we are not slept. Murabizi neza ko tutararyama. Even today I tried to go to watch football to make myself feel good. N'uyu munsi yagiye kureba umupira nambore kugira ngo nibura agire ibintu bimwe yibagirwa. I've been going through after when I reached here that I broke down. Ariko ni byinshi byagendaga mu mutwe we kugeza ageze hano nibwo yumvishe acitse intege. I'm a man, but sometimes even men break down. Ndi umugabo ariko hari ubwo n'abagabo bananirwa. Because of how much we love Gogo and the words that we have been seeing on social media, I felt like I need to say this. Gogo agiye umubiri ugiye gukurwa hano bawujyane mu Rwanda. Bamanege baracyakeneye ubufasha bwayo. Basema nibanya live video newe kumana. Daro kwagaliza Uganda urugendo rw'urungi Gogo. Namba badde ko live video tubebaza mwenna abakontributize mukama abakuumi.